Yabije muri Congo namazeyo imyaka 3 ariko muri iyo myaka 3 byo nabonye nta wabivuga. Namaze umwaka umwe niruka muri aya mashamba, niruka mpunga Inyenzi. Narirukanse ngera hafi Mbandaka, nageze Mbandaka inkotanyi Inyenzi nahungaga iramfata. Yamfashe mu Kinyarwanda arambaza turava urajyaye, ndamubwira nti nge ndahunga. Ubu wavuye mu Rwanda uhunga? Ndahunga. Uri guhunga iki se? Inyenzi. Warizi ko muzahora Mbandaka? Naraperereje muri manekoloji zanjye njya nkoresha nkeya, ntago nizi ibintu bya manekoloji ariko naraperereje. Ndaperereza mu ngabo mwari mwohereje nyakubahwa, izanyuze muri icyo gice nari ndimo zari ziyobowe na General Mubalaka. Aho nabimenyeye yari inshuti yanjye, naragenda muhobera ndamubwira nti warakoze. Ahamagaza nyakubahwa chairman, ni umwanya utangaje, ni umwanya abantu benshi batangarira. Nanjye ubwanjye bijya bincanga nkavana ariko ubundi buriya conditions zishobora gushyira umuntu muri uyu mwanya nizihe. Mwumvise aho navuye. Iyo umuntu ambajije arabatinyuka kumbaza bati yo wicaye hari imbere bamumva umeze ute. Hari abandi batinyuka kumbaza bakambaza bati se hari umuntu hagera ate. Ahantu hariya umuntu hagera ate. Ndabasubiza nanjye nisubiza nkababwira nti nibwo budasabwe inkotanyi. 3 ishize ni imyaka umuryango wacu FPR inkotanyi umaze ku buyobozi bw'igihugu. Muri iyi myaka umuryango watuvanye mu icuraburindi utuzana mu nzira y'iterambere. Ubu turakataje nk'andi mahanga. Muri iyi myaka uyu muryango wakoze ibintu bidasanzwe bikomeye. Wahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, wimakaje ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuryango wacu wacuye impunzi igikomeye, wavanyeho impamvu zose zishobora gutera impunzi ku munyarwanda. Nyakubahwa chairman, ejo muvuga imyaka mwamaze mu buhungiro, natekereje ku myaka mike n'inyabijeyo, ndavuga nti mwarakoze. Nari nyabije muri Congo namazeyo imyaka 3. Ntahihuriye niyo mwamaze, ariko muri iyo myaka 3 byo nabonye nta wabivuga. Namaze umwaka umwe niruka muri aya mashamba, niruka mpunga Inyenzi. Narirukanse ngera hafi Mbandaka, abazi Congo mwareba kuva i Goma ukazagenda Mbandaka, amaguru y'umuntu arakomera. Nageze Mbandaka inkotanyi Inyenzi nahungaga iramfata. Yamfashe mu Kinyarwanda arambaza turava urajyaye, ndamubwira nti nge ndahunga. Ubu wavuye mu Rwanda uhunga? Ndahunga. Uri guhunga iki se? Inyenzi. Warizi ko muzahora Mbandaka? Hari ibintu by'ubuzima ntajya ntindaho cyane, ariko hani na Torome bayaraje mana amateka amwe ntibuka. Mperuka iryo jambo ntago nzi icyo yankoreye, gusa baratujyanye batujyana ahantu bakadushyira ahantu badukusanya kugira ngo bazatuzane umuzigo ubonetse. Bagomba gutegereza indege ya Antonov bakadushyira mu ndege. Ndabashimira ko natashe mu ndege. Ni nayo ndege ya mbere nari ngiyemo. Ibi turabivuga ni amateka,
ariko bidufasha no kubona ibigwi by'inkotanyi. Naraperereje muri manekoroje zanjye njya nkoresha nkeya, ntago nizi ibintu bya manekoroje, ariko naraperereje. Ndaperereza mu ngabo mwari mwohereje nyakubahwa, izanyuze muri icyo gice nari ndimo zari ziyobowe na General Mubalaka. Aho nabimenyeye yari inshuti yanjye, naragenda muhobera ndamubwira nti warakoze. Muri iki gitaramo rero cy'ibigwi ndagira ngo munyemerere nyakubahwa chairman bashimire. Ndabashimira nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu izina ryanjye no mu banyarwanda benshi batazagira aya mahirwe. Umuryango FPR Inkotanyi wubatse umusingi ukomeye wo guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda buganisha ku mibereho myiza y'umuturage. Umuryango wahaye abanyarwanda bose, abagabo, abagore n'urubyiruko uruhare mu miyoborere y'igihugu cyabo no kwihitiramo ababayobora. Njye ndivugira nk'umugore. Ahamagaze nyakubahwa chairman, ni umwanya utangaje, ni umwanya abantu benshi batangarira. Nanjye ubwanjye bijya bincanga nkavana, ariko ubundi buriya kondisiyo zishobora gushyira umuntu muri uyu mwanya ni izihe? Mwumvise aho navuye. Iyo umuntu ambajije hari abatinyuka kumbaza bati wowe wicaye hari imbere bamwumva umeze ute? Hari abandi batinyuka kumbaza bakambaza bati se hari umuntu ahagera ate? Ahantu hariya umuntu ahagera ate? Ndabasubiza nanjye nisubiza, nkababwira nti nibwo budasa bw'inkotanyi. Inkotanyi ntizijya zikubaza ngo uri mwene nde, ntizikubaza ngo uturuka he, ntizikubaza ngo waje ryari, wakoze iki kugira ngo ujye muri uriya mwanya, ntago zibikubaza. Buri wese ahabwa amahirwe. Abahawe amahirwe rero n'inkotanyi ntimukayapfusha ubusa. Mperutse guhura n'urwenya, wenda narubasangiza umunsi nyakubahwa chairman mujya muri Rwanda Day. Umuntu umwe yarampamagaye ati ko nakubona muri Rwanda Day. Abase muri Rwanda Day, nta na Rwanda Day nimwe nigeze njyamo. Kuki wumva ko nabandi muri Rwanda Day? Ati none se nyakubahwa yagusize ati? Ariko yaranisubije, arongera arigarura aravuga ati ariko birumvikana, ntabwo chairman yagenda ngo na vice chairperson yagenda. Ati buriya wasigaye ku rugo. Nyakubahwa rero buriya iyo mwagiye abantu baba bazi ko mari nasigaye ku rugo. Ndabashimira icyizere gikomeye nk'iki ngiki mwangiriye. Ni ukuri ntabwo nakumva icyo navuga, ariko ndabashimiye. Muri make rero umuryango FPR Inkotanyi wahaye umunyarwanda icyizere cyo kubaho, umutoza kwishakamo ibisubizo, kwihesha agaciro, kwifatira ibyemezo byubaka igihugu no kutagamburuzwa n'ibyahungabanya umutekano w'ubuzima bwe. Umuryango FPR Inkotanyi ufite ibigwi byinshi ukesha intwari zawushinze zikawuyobora, zikaba zikomeje kuwurwanirira, iziriho n'izitakiriho. Ku isonga nyakubahwa Paul Kagame.